Yesu ashimwe muraho neza nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu ubuzima bwuzuye. Ndabifuriza ubuzima butsinda bufite imbaraga z'Imana, ubuzima budatsikamiwe n'icyaha, ubuzima bwahisemo kuzabana n'Imana mu ijuru mu kwizera Kristo akaba umwami n'umukiza ubugingo bwawe. Ibyo bintu rwose birashoboka, umuntu akakira amahoro menshi isi idashobora kumuha, akaba hano akora ikimana yifuza ko yakora, akaba mu buzima bwigira imbere umunsi ku wundi budasubira inyuma, budasa nk'ubuhagaze hamwe. Uretse ko nakwibutsa ko mu rugendo rw'agakiza mu by'ukuri nta guhagarara kubaho. Iyo ntari mu kwigira imbere ndushaho gusa na Kristo, nkitwa ko mpagaze, yaba mu gukorera Imana, yaba mu buryo nitanga, yaba mu buryo nkiranuka. Iyo niswe ko mpagaze mu by'uri ahubwo mba ndimo gusubira inyuma. Niyo mpamvu rero y'ikiganiro cyacu no kugira ngo dukomeze gutyazanya dushingiye ku ijambo ry'Imana, nta bundi bumenyi, nta bundi buhanga, nta kindi tuvuga, byose tubishingira ku ijambo ry'Imana kandi twabonye bikora. Igituma tubivuga nuko twabonye bikora mu buzima bwacu, bikora mu buzima bw'abandi bera benshi, tukagira uwo mwete kugira ngo tubisangire, tubibwire abandi benshi. Tugiye kuganira ku magambo nahaye umutwe uvuga ngo imbaraga zo guhangana n'ibihe. Impamvu nifuza ko tuvuga kuri iki kintu, nsaba n'ubuntu bw'Imana kugira ngo buze kugufasha kugira icyo wakuramo, hanyuma ucyapurayinge cyangwa se ucyapurike ku buzima bwawe, urebe ko wakoroherwa mu bihe utambukamo, cyangwa se wagira imbaraga zo kuticwa n'ibihe ucamo. Imbaraga zo guhangana n'ibihe. Twese abizera cyangwa se abubaha Imana n'abatayubaha, twese duca mu bihe bikomereye ubuzima bwacu, ndetse ushobora kwibwira ko ngewe benciyemo birakomeye cyane ngira ngo kuruta ibyo batuye isi bose, ariko ubwo ubuze agace kawe utazi agace k'abandi. Ndetse ushobora kundeba ndimo mvuga ukavuga uti vugire rwose, cyangwa se wanandebera kure cyangwa warebera undi muntu kure ukabona we byaraciyemo, ukabona arasa nk'ufite amahoro, ukabona arasa n'uwashubijwe rwose, ariko yagufunguriraho gatoya ku mutima we ukavuga uti ye burya igumanira ibyawe nanjye nigumanire ibyanjye. Mu isi rero ni ibisanzwe, habamo ibihe biruhije kandi biba ku bakiranutse n'abakiranirwa, biba kububaha Imana n'abatayubaha. Birakwiriye rero ko tuganira nk'abakristo, nk'abatangiye urugendo rw'agakiza, uburyo twahangana n'ibihe bikomeye ubuzima bwacu bucamo. Impamvu mvuze nk'abakristo cyangwa nk'abizera, ni ukuri umuntu udafite ibyiringiro bye mu Mana nibaza ikimukomeza yageze mu bihe bikomeye. Ntabwo byoroshye. Wikomeza kuki? Ni iki kiguha imbaraga igeze mu bihe bikomeye kandi ibyiringiro byawe utarabishyize mu Mana? Byibuza washyize ibyiringiro bye mu Mana, yaciye mu burwayi bukomeye, yaciye mu gupfusha, yaciye mu gihombo gikomeye, yaciye mu kwangwa n'abantu, byibuza bafite ibyiringiro mu Mana. Abazi ngo Imana irabizi kandi irabigenga. Ibyo si ibyo umuntu yigirisha, ni amahoro ijuru ritanga, ni amahoro Data atanga, bigakunda ibyo bihe bikomeye umuntu akabisohokamo. Niyo mpamvu muri iki kiganiro ubuzima bwuzuye nifuza kugukangurira, nongera kukubwira ngo ikintu cy'agaciro mu buzima bwa none, icyemezo gikomeye wafatira ubuzima bwawe, si ukujya mu ishuri ryiza nubwo nabyo ari byiza, si ugushaka neza nubwo nabyo ari byiza, si ugusevinga nubwo nabyo ari byiza. Icyemezo gikomeye ni ugutekereza ko ubuzima bwawe bwayoborwa n'Imana, hanyuma nyuma y'ubu buzima ukazabana n'Imana mu ijuru. Nk'uko mbivuga, nk'uko ijambo ry'Imana bivuga, ni ahantu habiri honyine abantu bazaba mu ijuru, babane n'Imana, abizeye Kristo akabera umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bagatsindishirizwa, bagahinduka abakiranutsi badakiranuwe n'imirimo yabo, ahubwo kubw'igitambo Kristo yatanze. Ahandi ni mu irimbukiro, ni ahantu Imana itaba, ni ahantu habuze presence y'Imana, huzuye umujinya wa Satani, huzuye ibibi. Ndakwinginga rero ukiri muzima kugira ngo uhitemo aho uzaba nyuma y'ubu buzima. Biratangaza, uretse ko ari na byiza, uburyo abantu b'abanyabwenge bajya bateganyiriza ubuzima bwabo. Akavuga ati mu zabukuru bankata umushahara, mu zabukuru ntagishoboye gukora, nzabe mfite ikintungana n'abana banjye. Abigiye imbere bakavuga ati reka nubaka inzu, yinzayihuye umuhungu, yinzayihuye umukobwa, sige umurage runaka. Ibyo n'ababyeyi bose bari responsable, ndetse bagize n'amahirwe yo kugirwa ubushobozi bajya babikora. Udafite ibyo asigira umwana mufatika, yewe aramwicaza akamubwira ati mwana wanjye uzajya ubana n'abantu, mwana wanjye uzabigenze gutya, akaba agira ngo amusigire umurage mwiza. Rero biratangaje uburyo twatinda kugusiga umurage w'ahangaha, ariko tukibagirwa ahantu tuzamara ibihe bitabarika. Hariya si imyaka, hano ku isi nshobora kumara 80, narama rwose ngira mu 100, ariko hariya ni ibihe bitabarika. Rero byaba ari ugupfapfa gutekereza ahantu nzamara imyaka 80, 60, ubwo nabaramye. Murabizi ko n'igihe cyo kurama kitari kinini cyane. Ahantu namara imyaka 50, 70 nkatekerereza rwose ku munyabwenge, hanyuma aho nzaba ibihe bidashira nkahirengagiza. Imana yacu itugire neza, ihora ibikwibutsa uko inshingano zawe ukiri ahangaha mu isi, ariko utekereze ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Iyo washyinguwe mwiri duhera twite iwabo wa twese bakakurenza agataka cyangwa urya mu mwanya umwuka wo kuva
hari urundi rugendo ubutangiye biba birangiye mu nshuti n'abavandimwe bo mwabanaga, ariko hari ubundi buzima uba winjiyemo. Rero si ibyo kwirengagizwa, si ibyo gutera umugongo. Umupfapfa niwe wirengagiza ikintu kimutegereje. Imana yacu tugire neza, Imana itugwirize ubwenge kugira ngo ibi bintu tujye tubitindaho. Nari mvuze rero ngo turimo turaganira ku gutunga imbaraga zaduha guhangana n'ibihe, kuko ibihe byo uzabicamo. Niba uri mukuru ufite imyaka yigiye hejuru, ndahamya ko hari ibyo waciyemo bikagukomerera cyane, yewe natinyuka no kuvuga ngo n'ibindi bigutegereje. Si uguhanura iby'iterabwoba, ahubwo ni ku isi imeze. Ahantu tuzaruhuka hataba ibirushya ni mu bwami bw'Imana, ariko hano ku isi hari ibirushya, hanyuma tukabyitwaramo mu buryo butandukanye. Kugira rero ibyo umuntu yibaza akabitekerezaho agerageza gushaka ibisubizo ni ibisanzwe, nibyo turavuga ngo ni normal. Kuba nagira ibyo nibaza nkabitekerezaho ndimo nshakira igisubizo ikibazo kimpagaze imbere y'uyu mwanya, ibyo ni ibisanzwe kandi biranadukwiriye kububaha Imana n'abatayubaha. Umuntu wese ufite ubwenge butarwaye, ubwenge buzima, atekereza ku kibazo n'ingorane bimuri imbere. Ibyo ngibyo ni ibisanzwe. Bihinduka ikibazo ryari ndetse bikaduhangayikisha rwose iyo turenze ku gutekereza ku gushaka igisubizo cya cya kibazo twibazaga, ahubwo tukagira umwanya wo gutekereza ku kibazo ubwacyo, tugasa nk'abameditatinze cyangwa nk'abagitekerezaho ikibazo ubwacyo. Uburyo ikibazo kituri imbere tugifata, hari ugufata iyo kibazo nkagitekerezaho nkakibazaho no gukomera kwacyo, mu kanya nkinjira mu kindi gikurikiyeho cyo gushaka igisubizo. Nabikoraho iki? Nashaka nde? Ninde wamfasha? Nabigenza gute? Abizera Imana bakagerekaho kugisengera n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose ni byiza, no gushaka ingamba zakigukiza mu buryo bwiza, ibyo byose ni byiza. Ariko hari igihe umuntu areka gutekereza ikibazo arimo agishakira igisubizo, ahubwo agatekereza ikibazo cyonyine kirimo kimwica, kimwambura amahoro. Ibyo nibyo tumenyereye mu mvugo tuvuga ngo ni uguhangayika cyangwa se kubunza imitima. Guhangayika no kubunza imitima ntabwo bijya bizana igisubizo, ahubwo bizana gukomera, bikongera ubukana bw'ikibazo wari ufite. Ni nk'umuntu waba arimo ajya gusohoka mu mwobo, yaguye mu mwobo aragerageza gusohokamo, gushaka igisubizo ku kibazo mfite ni ugutera intambwe, no gushaka ibyo nikomezaho ngira ngo nsohoke muri uwo mwobo. Guhangayika no kubunza umutima ni ukongera kumanuka hepfo y'aho nari naguye, ni nko kwicukurira umwobo mu buryo burenzeho. Imana yacu itugirire neza. Ibi bintu rero bituma utekereza ku kibazo utarimo ushaka igisubizo, ahubwo ureba ingorane no gukomera kwacyo n'uburyo kikwishe, n'uburyo nta byiringiro, n'uburyo utazavayo. Ibi nibyo bibyara umuhangayiko ukabije, cyangwa se ibyo abantu bita stress. Ni ukuvuga ngo ibibazo byatugezeho mu buryo bumwe, umwe arimo arashaka inzira yo kugisohokamo, ariko undi arimo aragitekereza abona n'uburyo kimwishe, n'uburyo atazabivamo, ashaka n'izindi ngero z'abandi kishe, dore ko ibibazo bitugeraho hari n'abandi baba barabiciyemo, bikamwinjiza mu cyo twita umuhangayiko ukabije cyangwa se stress. Ibi bintu rero bihindutse kwiganyira, bihindutse kubunza umutima, aho gutekereza nganisha gushaka igisubizo, ijambo ry'Imana ryarabitubujije. Hari amagambo Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 12 22 na 25. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 12 22 ndetse na 25. Haravuga ngo abwira abigishwa be ati, nicyo gituma mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze iby'ubu bugingo muti tuzarya iki, cyangwa iby'umubiri muti tuzambara iki. 25. Ninde muri mwe wabasha kwiyunguraho umukono umwe abiheshejwe no kwiganyira? Abwira abigishwa be ati, nicyo gituma mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze iby'ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa iby'umubiri muti tuzambara iki. Ninde muri mwe wabasha kwiyunguraho umukono umwe abiheshejwe no kwiganyira? Iyo turebye muri Bibiliya ijambo ry'Imana ku murongo wa 22 muri iki gice cya 12 cya Luka, ngo Yezu abwira abigishwa be ati, reka mbabwire rero kubyerekeye ubuzima, ntimukabunze imitima mwibaza ikizabatunga cyangwa icyo muzambara. Uyu murongo uvuga ngo reka mbabwire rero kubyerekeye ubuzima narawukunze cyane. Hari igihe abantu bibwira ko Bibiliya ari nk'ibintu by'icyuka biri aho ngaho bitajya bivuga ku buzima bwa none, ariko Yesu arimo aravuga ngo reka mbabwire rero kubyerekeye ubuzima. Yinjiye mu buzima, agiye kubagira inama zijyagira icyo bibamarira muri none. Ati reka mbabwire rero kubyerekeye ubuzima, ntimukabunze imitima, niko kwa kundi kwiganyira, ntimukabunze imitima mwibaza ikizabatunga cyangwa icyo muzambara. Ninde muri mwe 25 wakongera nibura akanya na gato ku gihe azamara kubera ko yabungije imitima? Ntabwo Yesu mu by'ukuri atubujije gutekereza, nta nubwo atubujije gushaka ibyo kurya n'ibyo kwambara, oya, ariko atubujije kubunza imitima turimo dushakisha icyo kintu. Arongera tuvuga ngo ninde muri twebwe wiganyira
wagira ikintu yiyongeraho akongera ku minsi azamara kwiganyira bikamuhesha igisubizo, kwiganyira bikagira icyo bimwungura. Ntabwo ibyo bintu bigira icyo byungura. Kubunza imitima, kwiganyira ntabwo bijya bigira ikintu na kimwe bitwungura. Kubunza imitima cyangwa kwiganyira ntabwo bizakwinjiza mu nzira igana mu bisubizo habe na gatoya. Ni nka wa muntu ndimo mvuga ngo waguye mu mwobo, bizatuma arushaho kumanuka hepfo aho kugira ngo abashe kuzamuka abona uburyo bwo kuva muri uwo mwobo. Tukongera tukibaza ngo ese Imana ituje gutekereza ku bibazo dufite? Oya, ntabwo Imana umuremyi w'ijuru n'isi ishobora kukubuza gutekereza ku bibazo ufite. Imana ikunda imipango. Iyo twitegereje tubona ari Imana y'ingamba, ndetse iratubwira ngo tumwizanire imigambi yacu, tumuhe urugendo rwacu, niwe uzarusohoza. Ikindi Imana ireba mu itangira ukamenya mu iherezo, murumva atari Imana y'imigambi. Ikindi uburyo tubona iyo habaho ikibazo iba yarateganyije igisubizo mu ijambo ry'Imana, tubona neza ko ari Imana y'imigambi, ni Imana y'ingamba, ni Imana ya strategy, ni Imana ipanga. Ntabwo irimo ibwira abantu bayo ngo ntimugatekereze, ntimugapange, ntimukarebe iby'ejo hazaza. Oya, ntabwo ari ibyo ngibyo. Ariko iratubwira kubireba tutabungije imitima, iratubwira kubireba tudahangayikishijwe nabyo, tutagize umuhangayiko ukabije, kuko biratwica aho kutuzanira igisubizo. Tukongera tukibaza ngo se ubundi byashoboka ko umuntu yabyirengagiza kandi bihari? Nubwo turimo kuvuga guhangana n'ibihe, imbaraga zituma duhangana n'ibihe bigoye by'ibibazo n'ingorane, ntabwo turimo kuvuga ko wabyirengagiza. Oya, ntabwo bishoboka ko umuntu yabyirengagiza kandi bihari. Igisubizo ni oya, birahari, ndabireba, ariko niyemeje ko ntazicwa nabyo. Imana ibinshoboje. Ibitekerezo by'umuntu ntabwo akenshi bijya byicara ubusa. Ibitekerezo byacu bihora burya birimo ikintu bisa nkaho bihugiyeho. Uretse ko hari metode zimwe zitozwa abantu, uretse ko atari nziza, zitajyana no mu byiza, icyo bita kwemptinga mind yacu, kuyivida, kuyihindura ubusa. Bakakubwira ngo iyo ufite ibibazo byinshi, iyo ushaka kugira ngo ubikire, ngo ugerageza kwemptinga mind yawe, ukavida ibitekerezo byawe ngo bigasigaramo ubusa. Izo ni metode zijyana kenshi ahantu habi. Rero ibitekerezo by'umwana w'umuntu ntabwo bijya byicara ubusa, bihita bishaka ikintu bihugiraho, byava ku kindi bikajya ku kindi. Hari uburyo bwiza rero bujyanye n'ijambo ry'Imana bwo gutuma ibyo ngibyo byanyicaga, byatumaga mpangayika, byatumaga mbunza umutima, bishobora kuguranwa mu mutima wanjye no mu bitekerezo byanjye. Ikibazo kigihari, ariko nkitoza gutekereza ku cy'Imana ahubwo ivuga kuri cya kibazo. Iyo mvuze gutekereza ku cy'Imana ivuga kuri cya kibazo, ntabwo ari uko nagiye kubaza abahanuzi, mpuye nawe ni byiza, ariko ntabwo ari uko nagiye kubashaka, ahubwo ni ijambo ry'Imana rivuga cyangwa se rivuguruza icyo kibazo mpagazemo uyu munsi. Imana yacu itugirire neza. Ese tukongera tukibaza, ese ubwo kutabitindaho, ibyo ni ibibazo turimo tuvuga, bya bihe bya crise bikomeye, ese ubwo kutabitindaho ngo mbirareho mbyirirweho ntibyaba ari ubuswa? Hari abantu batekereza gutyo. Ni gute nagira ikibazo sindare ngitekerezaho, sinirwe ngitekerezaho, singihore? Se ubwo ntibyaba ari ubuswa? Hari abantu batekereza gutyo. Abandi babyita ko ari ukutagira ibyo umuntu yitaho. Ibyo ngibyo nakubwira ko atari byo rwose. Ushobora kubitekerezaho ku gihe wihaye n'amasaha wihaye, ariko bidatwaye amahoro yawe, bitakubujije gusinzira, bitaguhindukiye indwara, bitaguhindukiye ibibazo no kubunza umutima ku rwego rumeze nkaho udafite Imana. Rero wabitindaho mu gihe gihagije, ariko udatakaje amahoro yawe, bitakubujije kuryama no gusinzira mu mwanya wo gusinzira. Ntago ibi bintu kuticwa nabyo, kuticwa n'ibibazo, ntago bita bitujyana muri babantu batita ku bintu. Oya, tubyitayeho, ariko turabiha umwanya wabyo. Imana yacu tugirire neza. Gusa kugira ngo ubishobore hari icyo bizagusaba. Ushobore kubitekerezaho kandi bitakwishe, ushobore kubitekerezaho kandi utabunjije umutima, ushobore kubitekerezaho kandi umutima wawe ugumanya amahoro ya Kristo, udatakaje intumbero wari ufite, udatakaje ituze ryawe n'amahoro wari waraboneye mu Mwami. Hari icyo bidusaba. Igihe Marita yarahangayikishijwe n'imirimo, igihe Yesu yari yaje kubasura, ntago Yesu yigeze abuza Marita gukora. Ntabwo yambwira ati rekeraho iyo mirimo ikubanye myinshi irakwishe. Oya, yamubujije guhangayikishwa n'imirimo, yamubujije kubunza imitima kubwo kwakira abashyitsi. Ntabwo Yesu atubuza gukora, ntabwo ijambo ry'Imana ritubuza kureba imbere no kugira gutumbira intumbero iri kure, kureba ibintu byagutse. Si ibyo ngibyo. Ntabwo ijambo ry'Imana ritubuza gukora, ndetse ahubwo rirabidukangurira. Ariko yamubujije, Yesu yamugiye inama kumubwira ngo uriganyira wirushya muri byinshi. Ntabwo yaramubujije no gukomeza imirimo yo kwakira abashyitsi. Iyo turebye ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cya 10 umurongo wa 40 kugeza ku murongo waho wa 42. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 10:40 kugeza kuri 42. Ngo ariko Marita yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi. Mwari muzi ko umuntu ashobora gukora imirimo myinshi ariko adahagaritse umutima?
ariko Marita yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana. Aho bigeze aramwegera, aramubaza ati ngo yegere Kristo, aramubaza ati databuja, ntibikubabaje yuko mwene data yampariye imirimo wamubwiye akamfasha? 41. Umwami Yesu aramusubiza ati Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe, kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Ngombwa ni kimwe, Mariya yahisemo umugabane mwiza atazakwa. Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi. Ntabwo Kristo yari yagaye imirimo Marita arimo gukora, ariko yari yagaye eta y'umutima we, uburyo umutima wa Marita wari umeze. Wari wuzuyemo amaganya, wari wuzuyemo kuruha no kubunza umutima kubera iyo mirimo ntacyo yari itwaye, yari mu kuyikora mu gihe gikwiriye, ariko ko umutima we wari umeze, wari uhangayitse cyane. Niyo mpamvu Kristo yamuhindukiriye akamubwira ati Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi. Ngombwa ni kimwe, Mariya yahisemo umugabane mwiza kandi atazamburwa. Iyo tuvuze iki kintu ngo ngombwa ni kimwe, nicyo Mariya yahisemo kandi ntashobora kucyamburwa, nuko kuba ku birenge bya Yesu Mariya yari yahisemo kwigira kuri Kristo. Mariya yari yahisemo byari bumuhesha ibindi byiza byinshi bikurikiye, kandi byari gutuma umutima we udashobora guhangayika nkuko Marita arimo ahangayika. Twakwibaza ngo se Marita yagombye, bose bagombye kureka imirimo bakicara aho ngaho? Oya, ariko Marita yahicara, yajya mu mirimo nako yarabanje kwicara ku birenge bya Yesu umwanya uhagije, yari bukomeze agakora adahangayitse. Reka tubizane mu buzima bwacu bw'uyu munsi. Ntabwo Kristo n'ijambo ry'Imana barimo kutubuza kureba imbere, ntabwo ijambo ry'Imana ririmo kutubuza gukora no kweminga hayi cyangwa se kureba ibindi bintu birenzeho, ariko arifuza ko tureba hakurya tugashaka ibirenzeho, ariko hari ahandi hantu dutuye mu buryo bwo mu mwuka, twigishwa na Yesu, twaratinze ku birenge. Ibyo nibyo biduhesha umugabane tutazamburwa nkuko Kristo yabimubwiye. Ikindi nabona ahangaha, Mariya ashobora kuza kunezererwa biriya byo kurya batetse, akabirya yishimiye kurusha Marita wabitetse. Kubera iki? Yagize umwanya wo kwikomeza ku birenge bya Yesu, buri kintu cyose ari buhure nacyo araza kucyakirana umunezero. Ikindi, Mariya aramutse abuze ibyo kurya byari bitetswe, abashyitsi babaye benshi ntabibonye, cyangwa se mu buzima bwacu bwa buri munsi amafaranga ntiyabonetse, nanone Mariya nkurikije aho yatinze ashobora kugira amahoro muri uko kubura. Ibiryo byabuze, ibikenewe byabuze, ariko kuko yigiye ku birenge bya Yesu, kandi Yesu yavuze ngo Mariya yahisemo ikintu atazamburwa. Ikintu tutazamburwa ni iki? Ni bwa bushobozi bwo gushobora kunezererwa ibyiza duhawe n'Imana. Hari umuntu ugira ibyiza ahawe n'Imana, ariko kubunza umutima bikamubuza kubinezerwa. Hari n'igihe n'uwo twinjira mu gihe cyo kubura, cya kindi Pawulo yavuze ngo ashoboye kuba mu bisaga, ashobora no kuba ahantu hatari na kimwe. Aramutse yatinze ku birenge bya Yesu, akaba mu gace karimo kubura, ibintu byanze, azagumana amahoro ye kuko yabanje kwigira ku birenge bya Yesu. Imana yacu tugirire neza. Birashoboka rero ko muri iyi si y'imihangayiko, muri iyi si ibintu bigoye, birashoboka ko umuntu yayigiriramo amahoro kandi akayagumana, ukagira imbaraga zo guhangana n'ibihe. Icyo twibaza ngo Mariya yahisemo rero ni iki? Nta kindi kintu gihambaye batubwiye, nta kindi kintu gihambaye tubona, ariko Mariya yahisemo kwigira ku birenge bya Yesu. Ngo yari yicaye amuteze amatwi. Ntabwo Mariya yarimo avuga amagambo menshi, ahubwo yari yicaye ateze Yesu amatwi, yumva ibyo amwigisha, yumva ubwizerwe bwe, yumva gukomera kwe, yumva ibyo babikiwe. Kwigira ku birenge bya Yesu ni ibyo ngibyo Mariya yahisemo, kandi bimuhesha umugabane atazigera yamburwa n'ibihe bikomeye. Ibihe bikomeye, ibihe bya krize byagiye byambura abana b'Imana benshi umurage babikiwe mu ijuru. Byagiye bituma abana b'Imana benshi batakaza intumbero, byagiye bituma abana b'Imana benshi batakaza uburyohe bw'agakiza, bananirwa gukomeza urugendo rwo gukiranuka kuko baranyazwe. Ariko kuba ku birenge bya Yesu bituma tutsingira umugabane tutazigera twamburwa, tugaca mu bihe nk'uko abisi bose babicamo, ariko tukabicamo tudatakaje icyangombwa. Yesu yaravuze ngo tumwigireho. Nicyo Mariya yarimo gukora ku birenge bya Yesu, munyigireho. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 11:29-30, Matayo 11:29-30, uretse ko naza gusoma uze gusoma no hejuru kuri 28, ni handi yavuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange, ariko duhereye hanga ku murongo wa 29 haravuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho. Yesu arashaka ko tumwigiraho kugira ngo tubashe guhangana n'ibihe. Nutamwigiraho ibihe bizakugamburuza, kuko uzahura nabyo kuko utuye mu isi. Ngo mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Abigiye kuri Kristo babonye uburuhukiro mu mitima yabo. Ese nuko iby'isi bidabahangayitse? Ese nuko nta ngorane bafite? Oya, bigiye hakwiriye bituma bagira uburuhukiro mu mitima. Umuhangayiko ukabije cyangwa stress cyangwa kubura imbaraga zo guhangana n'ibihe ni ukubura amahoro yo mu mutima, ni ugutakaza iki ngiki. Arababwira ngo mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho,
kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Kwigira kuri Kristo abantu benshi barabisuzuguye, bumva bitari mu ubwenge, baravuga ngo se ntinde mu ijambo ry'Imana numva icyo Imana ivuga, ibyo bintu kweri nabuze si ibindi bintu nakora, ibi bintu kweri si iby'abaswa, si iby'abapasiteri n'abavuga butumwa, ni ngombwa ngo nigire ku birenge bya Yesu. Abantu bamwe barabisuzuguye ntibabiha agaciro, bibwira ko nta kintu bimaze, cyangwa se ari ibintu byo kuzarebaho dushaje twenda kuzajya kuba mu ijuru, twenda kuzapfa twiteguye kuzajya kubana n'Imana mu ijuru, bakagarukiriza aho ngaho, bituma abantu batabiha agaciro bifite. Abandi basa nk'ababihaye agaciro ariko babikoresha nabi, bajya ku birenge bya Yesu batagiye kumwigiraho, bameze nk'abagiye kumwigisha, baragenda bakamubwira amagambo, ni ya misengere idatega amatwi Kristo, idatinda mu ijambo ry'Imana ngo yumve icyo Imana natwe itubwira. Baragenda bakamubwira ntabwo bategereza kumwigiraho. Iyo ndimo nigira ku muntu niwe uvuga, niwe ntega amatwi, niwe nitegereza nkareba imigenzereze ye, nkareba imikorere ye, nkamutindaho nkamenya ibyo akunda n'ibyo yanga, uko niko kumwigiraho. Hari abantu begera Kristo bazamuka imisozi bakajya mu mavumo, bakajya mu byumba bakikingirana, ibyo byose si bibi, bakajya no mu nsengero ariko batagiye kumwigiraho, ahubwo bameze nk'abagiye kumwigisha, bagiye kumubwira bamubwire. Nta mwanya wo kwitegereza ubuzima bw'Imana, nta mwanya wo gutinda mu ijambo ry'Imana ngo bumve icyo rikunda, bumve icyo rirema mu muntu. Uko rero ntabwo ari ukwigira kuri Kristo. Bamwe barabisuzuguye ntibabaye agaciro, abandi babihaye agaciro ariko babikoresha nabi. Imana yacu itugirire neza. Imbaraga zo guhangana n'ibihe ni uguca mu bihe ntatakaje uburuhukiro bwo mu mutima. Uburuhukiro bwo mu mutima bumpa imbaraga zo kugumana agakiza kanjye. Uburuhukiro bwo mu mutima bumpa imbaraga zo gukomeza kuba ahantu hari hostile, ahantu hagoye kuba kandi nkahabasha. Aya mahoro yo mu mutima, uburuhukiro bumpa imbaraga zo kwihanganira ibitakwihanganirwa mu buzima busanzwe no kwihanganira abatakwihanganirwa. Ariko muzarebe iyo ufite stress, iyo wayatakaje, ushobora kuvuga ijambo ukibaza niba uri umukristo, ushobora gukora igikorwa mu bihe byawe byo kunanirwa, wazasubiza amaso ukavuga ariko biriya bintu ntabwo nari nkwiriye kubikora. Munyigireho, nibwo muzabona uburuhukiro bwo mu mitima. Imana yacu itugirire neza. Ushobora kwibaza ngo ubuse ibisubizo byose nshaka nzabikura mu ijambo ry'Imana, ibintu byose nibaza by'ubuzima, uko nzashaka, uko nzatera imbere, uko nzaba, uko nzabana n'abantu, ni ukuvuga ko ijambo ry'Imana bifite pe. Ushobora kumbaza icyo kibazo, nakubwira ngo ijambo ry'Imana rirabifite rwose, rifite igisubizo nuritindamo neza ukaryihuguramo, yewe ugakurikirana n'abasa nk'aho barimo babikwigisha mu buryo bukwiriye, nkubwiza ukuri bizakugirira umumaro. Nurifata ukaryapurayinga muri domene zose zigize ubuzima bwawe, uzakubwa neza kandi uzagira amahoro menshi. Imana igihe kimwe yabwiye Yosuwa, kandi Yosuwa mu by'ukuri afite ikibazo kimuhangayikishije. Yosuwa yaragiye gusimbura umugabo ukomeye wavuganaga n'Imana, umugabo Imana yavuzeho ikavuga ngo abandi bantu bose nzavugana nabo mu nzozi, mu mayerekwa, ariko uyu mugabo tuvugana imbona nkubone. Yari umugabo ukomeye, yari umugabo wakoreshejwe n'Imana ibintu bikomeye, yari yaravanye ubwoko abugeza hafi y'Ikanani ariko ntibambuka ngo bajye i Kanani. Ni ukuvuga ngo ubwo bwoko bwari bwaranamunanije. Kumusimbura rero ntabwo cyari ikintu cyoroshye. Ababizi bajya bava ku rwego rumwe rw'imikorere bagiye kujya ku rundi, bazi stress duhurira nayo aho hantu. Iyo ugiye gutangira ikintu gishyashya, iyo ugiye kwinjira ahantu hashyashya, iyo ugiye gukorera ahantu hashya, iyo ari ibintu byadutse bishyashya, yaba ibyiza yaba n'ibibi bishyashya bize ku buzima bwacu, tuzi uburyo binyeganyiza imitima yacu tukumva tubaye ukuntu. Imana igiye kubwira Yosuwa imugira inama dushobora gushyira muri logique y'uyu munsi, tukumva bisa nkaho bitarimo ubwenge, bisa nkaho bitarimo ubwenge muri logique ya kimuntu. Ariko Imana yarebaga ibyo bihe bikomeye Yosuwa agiye kwinjiramo, imugira inama isa n'iyoroheje. Dushobora kuba natangiye mvuga ngo imbaraga zo guhangana n'ibihe, ukumva wenda ngiye kubaha amaprincipe 1 2 3, ariko ngiye kubivuga mu buryo bworoshye nk'uko Imana yabibwiye Yosuwa mu buryo bworoshye kandi bikamukundira, nk'uko Yesu yabibwiye Marita na Mariya mu buryo bworoshye kandi bikamukorera. Munyigireho ngo muzabona uburuhukiro bwo mu mitima. Imana ibwiye Yosuwa mu gice cya mbere cya Yosuwa umurongo wa 7 n'umurongo wa 8 ngo icyakora ukomere ushikame cyane. Nkurikije kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 9, inshuro Imana yabwiye Yosuwa gukomera no gushikama, bigaragara ko Yosuwa yari afite ubwoba, bigaragara ko yari afite umuhangayiko mu mutima, bigaragara ko yarimo yibaza uko azava muri ibyo bintu. Niyo mpamvu Imana yakomeje kugenda imukomeza. Icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse, ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekerezaho ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Reka tubisome no muri Bibiliya, ijambo ry'Imana biravuga mu Kinyarwanda gisa nk'icyoroheje kugira ngo tubyumve neza. Ku murongo wa 7
aramubwira ngo komera kandi ube intwari cyane. Komera kandi ube intwari cyane, uzajya ukurikiza amategeko yose umugaragu wanjye Musa yagushyikirije, ntuzayateshukeho, kugira ngo aho uzajya hose uzamererwe neza. Gukira umuhangayiko mu mutima murabizi ko ari ukumererwa neza, ni ukugirira amahoro aho abandi bantu basa nk'abayaburiye. Imana rero iramugira inama zisa nk'izisekeje tuzanye mu bwenge busanzwe, ngo uzajya ukurikiza amategeko yose umugaragu wanjye Musa yagushyikirije, ntuzayateshuke, kugira ngo aho uzajya hose uzamererwe neza. Gukurikiza amategeko Musa yari yarahaye Yosuwa ngo byari kuzatuma Yosuwa amererwa neza. Mwibuke ko Yosuwa arimo aragana muri kiriya gihugu agiyemo, arimo aragana i Kanani, akeneye ingabo, akeneye ibikoresho, akeneye ibyo kurya byo kugaburira abantu, afite ibibazo, afitemo abarwayi, byanze bikunze ahantu hari amoko ubwoko bunini n'abantu benshi, harimo ibibazo bisanzwe nk'ibyo tugira. Ariko mwumve inama, nagira ngo zitege amatwi inama Uwiteka arimo kumugira. Nudateshuka ku byo Musa yakubwiye, nguza aho uzajya hose uzamererwa neza. Izo nama zizanye muri logique ntizakunda, ariko we nanjye turabana b'Imana, twarakijijwe, turasaba gushyira mu bikorwa ibi bintu. Ku murongo wa 8 arongera ngo ujye uhora usoma igitabo cy'amategeko, ujye uhora usoma igitabo cy'amategeko, uyazirikane ku manywa na nijoro, kandi ukurikize ibyanditswemo byose. Ujye uhora usoma igitabo cy'amategeko, uyazirikane ku manywa na nijoro, kandi ukurikize ibyanditswemo byose. Nugenza utyo uzagira ishya n'ihirwe, nugenza utyo uzagira ishya n'ihirwe. Ibi bintu mu by'ukuri bisomye utanabitinzeho ushobora no guseka, ukavuga uti ni gute umuntu uyoboye ubwoko, umuntu ugiye kurwana n'abanzi, umuntu ugiye kujya mu mujyi ufite inkuta z'amabuye kandi zikomeye, ni gute wamubwira ngo ajye asoma igitabo cy'amategeko? Amategeko mwibuka ko arimo gusoma nayo kubaha Imana, nayo gukurikiza ibyo Mose yamubwiye. Ntabwo ari amategeko amubwira ati bazacaha bakataha umuryango winjira i Kanani n'uyu nguyu, nimugera muzasimbukaho. Areka da, yari amategeko yo kumvira Imana. Ariko Imana yaramubwira ngo ujye uhora usoma igitabo cy'amategeko, uyazirikane ku manywa na nijoro, kandi ukurikize ibyanditswemo byose. Nugenza utyo uzagira ishya n'ihirwe. Imana yacu tugire neza. Ushyize mu bwenge busanzwe ntabwo rwose ibi bintu byavamo. Ikintu Yosuwa asa nk'ukeneye ni ingabo zifite amaboko, ni ibikoresho bya gisirikare bihagije byo gukubita hasi abanyakanani. Ni igipindi, ikindi kintu akeneye ni igipindi yatera buriya bwoko kugira ngo bumwumvire, ni nk'ibyo ngibyo. Ariko Imana iramubwira ngo kugira ngo uzagire ishya n'ihirwe, kugira ngo uzabishobore, kugira ngo uzamererwe neza, jya ushyira aya maso yawe muri iki gitabo, ugisome ku manywa na nijoro. Tekereza kugenda ubwiye umuntu, murabizi ugenda ugiye nko kuguza umuntu amafaranga, ukavuga uti meze nabi, ibintu birakomeye, ndapfuye, birarangiye, sinzi itangira narahumye nanjye, wagere mu nabwo tugisoma igitabo, urumva umuntu atameze nk'aho ari umushinyaguzi. Mu mvugo ya kimuntu ntago bijyamo. Ariko niba ushaka gutunga amahoro y'igihe kirekire, amahoro arambye muri iyi si ijagaraye, gisoma igitabo, ugitekerezo ku manywa na nijoro. Ndahamya ko nta munyabwenge ungana n'Uwiteka yaza kugira izindi nama nzima yamugira aba yarazigiriye Yosuwa. Ariko twabonye Yosuwa irishya n'ihirwe arigira, twabonye amererwa neza kuko yabashije kugera ku by'Imana yamusabaga gukora. Imana yacu itugirire neza. Inama yo kuvuga ngo jya usoma igitabo, na n'uyu munsi nuyigarura mu bwenge uri bwumve idakwirwamo, ariko irakora. Yiza kuba idakora ntabwo byari bukunde. Umuntu wese utigiye ku birenge bya Yesu azahorana umuhangayiko mu mutima, ariko umuntu wigishijwe na Yesu, wemeye kumwigiraho, azagira ituze n'amahoro menshi. Ibibazo bitarangiye, ingorane zitarangiye, ariko agira amahoro amuherekeza kugeza igihe asohokeye mu kibazo kimwe akazinjira mu bindi nk'uko isi ijya igenda. Ntuzigera rero ukira, nshuti yanjye, nshuti y'Imana, ntuzigera ukira guhangayika igihe cyose utemeye kwigira ku birenge bya Yesu. Kugira ngo umuntu akire umuhangayiko si ibintu biba ijoro rimwe, kuko ushaka kwibaza ariko kucyura umuntu agira amahoro mu bibazo. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu yatinze yigishwa na Yesu bituma agumana amahoro, atakibasha kwamburwa, isi itakibasha kumwambura. Ayamarana umwaka ugahereza uwundi, ugasanga umuntu afite amahoro muri periyode yose umuzimo. Imyaka 10 igashira adatakaje amahoro ye, atari uko atapfushije, atari uko atashonje, atari uko atanzwe n'abantu, atari uko atagize ibibazo, ingorane zihari, atari uko wenda atagize urugo rubi, atari uko atagize abana babi, atari uko ubucuruzi butanze, ariko hari ahantu yikomereje bituma bimuhesha amahoro amuherekeza. Imana yacu tugire neza. Reka nangirize gatoya kuri iyi nkuru ya Dawidi tusoma mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 30 umurongo wa 6. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 30 umurongo wa 6. Ngo maze Dawidi arababara cyane kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be n'abahungu be n'abakobwa be, ariko Dawidi
yikomereza ku Uwiteka Imana ye. Izi nkuru iyo umuntu atasomye igice cyose agira ngo Dawidi we abantu be ntibari batwawe, ariko abagore be n'abana be nabo bari batwawe. Aba bantu benda kumutera amabuye bababaye cyane, bishwe n'agahinda, ikibazo cyabo gifite ishingiro. Bari bababajwe n'ukuri, imiryango yabo yanyazwe, ibyo bari batunze byatwitswe. Ni ikibazo cy'ukuri. Sindimo nkubwira kuzagira amahoro ari uko ibibazo by'ukuri bidahari. Oya, uzagira imbaraga zihangana n'ibihe kandi biwuhagazemo bitajyanye n'izo mbaraga ufite, bitajyanye n'amahoro yo mu mutima. Ikintu gitangaje, Dawidi nawe banyaza abagore be n'abana be, n'ubu bwoko ibyabo byanyazwe, barenda kumutera amabuye, bararira cyane, bafite agahinda, ngo ariko Dawidi yikomeza ku Uwiteka Imana ye. Izo mbaraga zituma umuntu yikomeza ku Uwiteka Imana ye ari mu bihe bigoye ziva hehe? Ziva ku kwitoza kwigishwa na Kristo, gutinda ku birenge bya Yesu, kumutega amatwi nkamwigiraho, ijambo rye rikagwirira umutima wanjye. Kuriya Imana yabwiye Yesu ngo gisome iki gitabo. Iki gitabo nugisoma ku manywa na nijoro kizamara imihangayiko mu mutima wawe. Ikibazo n'ingorane bizaza, uvuga utari ko mfite Imana ishobora byose, hari ukuntu gikubitaho kigasa nk'igikubise ku rutare, uzagira agahinda nk'uko Dawidi yakagize, ariko uzakomeza kwikomeza Uwiteka. Ntabwo Yesu ari ahantu tumusanga yicaye, dufite ijambo ry'Imana, abana natwe mu bwihisho bwo mu mutima aho abantu batareba. Ikindi gihe abigishwa ba Yesu bari barimo kujya mu mujyi, bahura na Yesu batamenye ko ari we. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka 24:32 hari statement baje gukora nifuza ko watekerezaho. Ngo baravugana bati, yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Muzi ko bagendanye na Yesu ntibamumenye, barimo bavuga ibyabaye kuri Yesu wari umukiranutsi n'ibindi nk'ibyo. Yesu agakomeza akakora nk'aho atari iwe, aje kumanyagura imitsima, baza kumumenya. Ariko iki kintu cyababayeho birashoboka ko cyaba mu buzima bwawe, ukakimarana umwaka umwe, ukakimarana 10, ukakimarana ubuzima bwose ukaja no ku isi. Ngo ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Iyo tuba ku birenge bya Yesu, imitima yacu ikomeza gucya. Imihango y'isi ntabwo itubuza inzira twatangiye, ntabwo itwambura umunezero w'indani, ntabwo isibanganya igitwenge cyacu, ntabwo itubuza neza twe twarahawe n'Umwami. Imana iguha umugisha, nawe watunga imbaraga zo guhangana n'ibihe, ariko ntabwo umuntu azakira ako kanya. Icyatumaga Daniel amanuka mu rwobo rw'intare asa nk'utuje, hari icyo yari yubatsemo. Ni gute umuntu w'umugabo ufite ubwenge, wenda usize n'umuryango ndetse wari unakomeye, bamunaga mu rwobo rw'intare akamanuka atuje? Ari ibintu ashobora guhindura gutya pfa akanya gato akavuga ati ngewe ndabihinduye, ngiye gukora ibyo mwansabye gukora. Ririya tuze riva hehe? Ni gute abasore banaga mu muriro mu itanura bakagumana ririya tuze, bakavuga ngo turabizi ko Imana yacu yadukiza, ariko nitanadukiza ntacyo bitwaye. Ririya tuze riva hehe? Aho batera Stefano amabuye agakomeza kuriya, nawe waribona. Yatubwiye ngo nitumwigireho, nibwo tuzakira uburuhukiro bwo mu mutima. Rekera kuba umukristo uhangayitse kandi uri mu maboko meza y'Umwami ushobora byose. Niba waratangiye urugendo rw'agakiza, hari indi ntambwe watera ugatunga aya mahoro yo mu mutima. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza, Imana ikwiyereke. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, nguhaye icyubahiro, ngushyize hejuru. Ndagushimiye ko uri Imana yanjye, uri Imana yacu. Ibintu tubwira mu ijambo ryawe byose birashoboka, ndetse byarageragejwe. Hari ababikoze birakunda, natwe byakunda. Ndasengera umuntu wese ufite ikibazo yumva kirenze ubwenge bwe, yumva cyenda kumusaza, kimujibujije ibitotsi, gitumye atakaza ibiro ahangayitse, gitumye se hari imiremerwe runaka ihinduka kuko cyamuremereye cyane. Ndasenze kugira ngo Mwuka Wera uvugane nawe muri kano kanya, umubwire ko ku birenge byawe, ku birenge bya Kristo hari uburuhukiro tujya tuhakura iyo twemeye kumwigiraho. Reka imbaraga zawe zimusange, zimushoboze, kandi umuhe gutsinda ibyo ngibyo arimo gucamo. Atsinde ibya none n'iby'iminsi iri imbere, kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo atazatakaza iby'uru rugendo, kuko amaganya y'isi abujije benshi gukomeza, abujije benshi ibyemezo byiza bari barafashe, agamburuje benshi. Bambika imbaraga abahungu bawe n'abakobwa bawe, ubiyereke kandi ubagwirize uburuhukiro bwo mu mutima, ndetse babone ririya hirwe nk'iryo wabwiye Yesu. Batinde kuri iki gitabo cy'amategeko, igitekerezo ku manywa na nijoro, maze kivuguruze imihangayiko bari baheshejwe n'isi. Urakoze, icyubahiro nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, nawe utaha.